Hello, ndabasuhuje. Amazina yanjye ni Nduwawe Alex. Aka kanya mbazaniye business dushobora kuba twakoramo amafaranga atagira ingano, aho dushobora kuba twakorera amafaranga agera ku bihumbi 100 mu gihe cy'ukwezi. Ese urumva gukorera umushahara w'ibihumbi 100 mu gihe cy'ukwezi ari ibintu bya danje? So ni uburyo bworoshye kandi nibwo buryo ngiye kukwereka by'ukuntu ushobora kuba wakorera amafaranga agera ku bihumbi 100 mu gihe gitoya, ku gishoro ushobora kuba wari ufite icyo ari cyo cyose. Reka nkwereke noneho uburyo ushobora gukorera amafaranga muri iyi business mu buryo butoya kandi washoye amafaranga makeya ukunguka amafaranga menshi. Reka tuvuge ngo wemereye kubitsa aho amafaranga make angana n'amadolari 10. Aya madolari 10 n'aya mafaranga runaka yaba iyi business ikuzaniye ku buryo ushobora gutangira gukorera amafaranga menshi kuri iyi business. Reka nze nkwereke uburyo mu gihe reka nkwereke uburyo mu gihe cy'ukwezi ushobora kuba watangiye gukorera amafaranga menshi, noneho nyuma y'ukwezi ukaba watangira kuba wakorera amafaranga agera ku bihumbi 100 buri kwezi. So ubwo buryo ni ubuhe? Reka duhere ku madolari 10. Reba ubikijeho amadolari 10 ku munsi wa mbere. Ayo madolari 10 uyashyize muri trading aho azayungukirwa 6% buri munsi. So niba wungukiye 6% buri munsi bivuga ngo uzaba ubona inyungu ya 0.6 buri munsi. Reka tuvuge mu gihe cy'umweru uzaba umaze kwinjiza amadolari 4.2. Niba uzaba umaze kwinjiza amadolari 4.2 buri munsi, reka tuvuge ngo ano mafaranga reka tuyabare mu gihe cy'ukwezi uzaba umaze kugira amafaranga angahe? Uzaba umaze kugira amafaranga angahe mu gihe cy'ukwezi? So aya madolari 4.2 mu gihe cy'ukwezi uzaba umaze kugira amafaranga angana n'amadolari 21. Nufata amadolari 21 ufite ukahita ufata amadolari 21 ufite ukayashora, ukahita uyongerera igishoro. Uruzi ko ku gishoro twe dufiteho amadolari 10 twashoye, none twibonye inyungu y'amadolari 21 mu gihe cy'ukwezi. None reka dufate amadolari 21 twongere ya madolari 10 abe amadolari 30. Reka dufate ko ari amadolari 30. Amadolari 30 ku munsi yungukirwa ama USDT 2 cyangwa amadolari 2. Mu gihe cy'icyumweru uzafite amadolari 18. So mu gihe cy'ukwezi uzaba winjiza amadolari 70 buri munsi. Aya madolari 70 abangana n'amafaranga ibihumbi 100 buri kwezi. So ubwo aya madolari 70 yinjije ku kwezi azabangana n'ibihumbi 100 bya buri kwezi. Ubwo bivuga ngo mu kwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri uzaba watangiye gukorera amafaranga ibihumbi 100 watangiranye amadolari 10. Reka tuvuge noneho mu gihe watangiranye amadolari 20. Amadolari 20 wungukirwa 1.2. 1.2 nitubara mu gihe cy'ukwezi, mu gihe cy'icyumweru uzasanga uzaba winjije amadolari 8. Uzaba winjije amadolari 8. Aya madolari 8 mu gihe cy'icyumweru nitubara mu gihe cy'ukwezi uzasanga uzaba winjije amadolari 40. Reka dufate noneho mu gihe uzaba washoye, reka tuvuge ngo mu gihe cy'ukwezi kuko ufite amadolari 40, reka tuvuge ukureho inyungu. Reka dufate amadolari 20 twongera amadolari 10 ugire amadolari 30. Ubwo nyine ni ubushake bwacu. None ufate amadolari 30 uyabikuze aje kuba inyungu yawe. Amadolari 30 kugira ngo ube winjije inyungu. Dukoreshe amadolari 30. Amadolari 30 mu gihe cy'icyumweru uzaba umaze kubonaho inyungu y'amadolari 18. Mu gihe cy'ukwezi uzaba umaze kubona amadolari 70 y'inyungu angana n'ibihumbi 100 bya buri kwezi ugiye kuzajya ufata buri munsi. So iyi business ni business nziza kandi ushobora kuba watangira kwizera ukaba wakorana nayo. So reka noneho nkwereke ubundi buryo ushobora kuba ukwinjirizamo amafaranga muri iyi business. Tugira uburyo bwa carbon free, uburyo bwa free carbon. Ubu ni uburyo ushora amafaranga yawe ukavuga ngo ngiyashyize mu gasayiko kazenguruka iminsi igera kuri 7. Iyo ako kantu wemerewe gushyiramo amadolari angana n'10 kugeza ku madolari 20. Reka tuvuge ngo
ku munsi wa mbere tuvuge ngo dushyizemo dutangiranye n'amadolari 10 n'amadolari 10 mwako gasaye, kuko aha hantu iyo ushyizemo aya madolari 10, aya madolari 10 uba wemerewe iyo imashini irangiye uba wemerewe kuyabikuza. Noneho hariya muri trading biba bivuge ngo trading, amafaranga uri gutrendinga y'amadolari 10 washyizemo ntabwo wemerewe kuyabikuza, ahubwo ukuraho inyungu gusa. Izo nyungu ukuraho niyo mafaranga ushobora kuba, ahubwo yo ntabwo uyakura, ahubwo ushobora kuyongereraho andi, ahubwo agakomeza kiyongeraho kugira ngo uyabikuze. Noneho aka ka free carbon ko ukuntu gakora, niba ushyize amadolari 10 ukayazengurutsa icyumweru, bivuge ngo ayo madolari havaho ya nyungu na cya gishoro washoye nacyo kigahita kivaho. Reka tuvuge ngo iyi business ahangaho ikora gute. Niba ushoye amadolari 10 akajya kuzenguruka icyumweru, ukungukirwa 5%. Bivuge ngo 5% kw'amadolari 10, 5% ku madolari 10, ubwo nawe urumva amafaranga uba winjije. Urumva amafaranga uba winjije ni nka 0.2 I think. Reka nze turebe ya 10 ni 0.5 uba winjije amadolari 0.5. Amadolari 0.5 uba winjije ku munsi. Reka dufate niba winjije 0.5 buri munsi, dufate mu gihe cy'icyumweru uzaba umaze kwinjiza amadolari 3.5. ubwo bivuge ngo nujya kubikuza uzabikuza amadolari 13.5. Reka aya madolari 13.5 reka twongere dushore andi madolari 10. Nitwongera tugashora andi madolari 10, n'ubundi tuzongera twongereho andi madolari 3.5, ubwo amaze kuba amadolari 17. So nitwongezaho ikindi cyumweru tuzaba tumaze kugira amadolari 20.5. So amadolari 20.5 ubwo ntago turabikuza, tujye tuyashora muri ako kamashini nanone kungukirwa 5%. Noneho ku madolari 20, ku madolari 20 tuzatungukirwa idolari rimwe buri munsi. Ubwo mu minsi 7 tuzatwungukiwe amadolari 7. Bivuga ngo tumaze kugira amadolari 27.5. Reka aya madolari 20 twongere tuyashore, noneho ya madolari 7 twabonye tube tuyashyize ku ruhande cyangwa tube tuyihore kuyabikuza. Twongere dushore ikindi cyumweru tubone andi madolari nanone 7 azaba amadolari 18. Noneho kugira ngo tukuyabikuza kugira dukora amafaranga menshi, ano madolari 18 turahita tuyafata tuyashyire muri trading, ajye kungukirwa inshuro 6%. Kuko hano amafaranga urabizi neza ko amafaranga twashemo tuba twemeye kuyakuramo yose. Ano mafaranga ari 18 tuba dushyize muri trading, bivuga ngo ayo mafaranga dushyizemo yo azagumamo, ahubwo tuzatuyakuraho inyungu gusa, cyangwa tukayarekeramo tukagira hano tugashoramo tukayareka akabanza ka 20 kujya muri trading tubonemo inyungu igaragara. Tukaba tumaze kugira amadolari 18. Reka twongere dushore amadolari 20 twongere tubone inyungu. Noneho handi tuzatumaye kugira amadolari 21.5. Dufata amadolari 20 tuyashyire muri trading. Iki ni icyumweru cya gatatu, tuyashyire muri trading. Tuyashyira muri trading urabizi ko tuzatwungukirwa kungukirwa 1.2 rya buri munsi. Ubwo ahangaha turasigara n'amadolari 20 n'ubundi tuzaba ariyo dukoresha muri carbon free, igende iduha inyungu. Noneho ubu ahangaha twatangira kubikuza ya madolari 7 twatangira kuzajya tuyabikuza buri munsi. Noneho bivuga ngo mu gihe cy'ukwezi tuzabikuza amadolari 18 y'inyungu. Noneho andi mafaranga tuzabona kugira tuzabona inyungu igaragara muri trading, tuzafata ya mafaranga twabonye twongere tuze tuyashyira muri trading tugira amadolari 30, kugira tujye tubasha kuba twakorera amafaranga nibura 100,000 bya buri munsi mu gihe cy'ukwezi. Urabona ko mwahanga uramutse ukoresheje iyi nzira washoye amadolari 10 mu gihe cy'ukwezi, n'ubundi watangira kubikuza 100,000 bya buri munsi. Wowe urashaka gukorana natwe? Ese urashaka gukora n'iyi business ku buryo utangira gukorera amafaranga agera ku 100,000 bya buri kwezi mu gihe cy'amezi 2? So fata link muri description kandi ufatiye nimero tuba twashyize aho ngaho, udusange kuri WhatsApp tugusobanure ku cyo utumva. Depositinga hakiri kare, fatirana igihe. Dore ubu twebwe amafaranga twatangiye kuyarya, wowe ukiri aho ngaho. Hari abantu bamaze igihe kinini bakora n'iyi business mu buryo wowe utabitekereza. Nk'ubwo uri kugenda ureba ayo mafoto, ni abantu batanze comment kuri YouTube bambwira ko iyi business ari nziza kandi bamaze igihe kinini bakorana nayo. Wisigara wiba ari wowe usigara kuba watangira gukorera amafaranga. Iyi business
ikintu nshobora kuba nakubwira ko iyi business gishobora gutuma wayikora. Iyi business itandukanye na STT, igatandukana na Fortune, igatandukana na T8. Ati kubera iki? Iyi business ntabwo ishingiye ku gihugu, kwa kundi uvuga ngo business yaje gukorera mu Rwanda ngo yatse igipapuro cya RDB, bivuga ngo iyi business nta government yemerewe kuyihagarika kuko ikorera online. Ni nka Binance, nk'uko Binance nta muntu waza ngo abe yayihagarika, ni nk'uko n'iyi business nta muntu wayihagarika. Iyi business ifite igihe kinini cyo gukora, aho domaine yabo izarangira 2029. So ndakwinginze tangira ukora n'iyi business hakiri kare ube wakuramo amafaranga. So ndagusabye ureba kandi subscribe agaciro, nawe udukurikira ku Gahezo TV ukaba uduha comment ugatanga like, ndabakunda cyane. So referral link iri muri description, bari wowe utangira kuba wakorera amafaranga hakiri kare. Ndaje nze mbereka uburyo dushobora kuba twakora withdraw cyangwa uburyo dushobora kuba twakora deposit kuri iyi business dukoresheje Binance. Thank you.